Perezida arabura ntabwo ngo amasaha make cyangwa n'umunsi umwe kugira ngo habe Kigali Fight Night ni umuganda cyangwa se ni irushanwa biteguye gute twateguye gute imaze n'imezi ibiri two turayitegura na partnership na Rwanda Events Zaria Court na n'indi company twa Hamilton Basa na Federation so twateguye matches za professional na za amateur zo gupushinga development ya boxing mu Rwanda. Ni kuki wenda mwese mu byiciro byombi kuki mwese mu byiciro byombi ko byose bihurira mu ijoro rimwe ni ngombwa tugashira amateur ni ngombwa cyane because tuko turubaka boxing mu Rwanda turi muri leta yo kubaka tukene kushira abana bacu mu izi match bakabona experience kandi bakabona stage nk'iyi kwereka skills zabo abantu bakatangira no kubamenya kuri barahari nanje 5 months ago nabwo nari mbazi ariko naho ndabazi yes urebye harimo abakinnyi baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika ese ni experience nziza babazaniye hano mu Rwanda ku bakinnyi b'Abanyarwanda cyane Tamba ni umushampiyona wo mu Afrika ari ba boxer bandi bo muri Uganda bafite ama championship menshi so it's a good experience bakabona ukuntu abandi ba boxer bakabona level bakeneye no kureberaho bakamenya ukuntu bazageraho kuzo level bifuza kugeraho kugira umunyarwanda umwe byo kubera ishyari we urimo gusa niwe pro nyine dufite kandi yakuriye muri system ya Uganda ifite system ya ndende cyane bafite ba boxer barenga 200-300 boxers tuwe maybe dufite 50 boxers mu Rwanda so tuko turubaka system tushaka ko after 1 year tuwe dufite abashampiyona bo muri Africa Commonwealth maybe why not Olympics na then bakaturninga pro ariko bakakurikira the right development pathway nibyo dushaka na federation. Hanyuma Perezida nyuma y'imyaka itari mikeya Federation Boxing turimo turayibona hanyuma hakurikijwe hakinwa imikino itandukanye Federation Boxing Talent Competition hakinwa equipe y'igihugu ya muri Kenya kugira ngo Kigali Fight Night nyuma ya Kigali Fight Night ishimirize kurikirana izindi Kigali Fight Night izindi Liberation tushaka at least every 3 months habe ari boxing matches abana bacu bakabona experience records zabo zikazamuka then our promoters bakababona tukaba managers Perezida abantu bashobora kwibaza ese Kigali Fight Night ije uyu munsi gusa ntabwo izagaruka izajya iba kangahe ryari hehe izagaruka kandi dufite plan yo kwigarura every 3 months myezi 3 tukaba dufite Kigali Fight Night ikafocusinga kuri pro na kuri amateur fights. Natubwiye kuri iki cyiciro cy'abamatere ni bandi bazarwana ku munsi w'ejo harimo abanyarwanda ibyo bizaba biteye abamatere bose ni abanyarwanda arimo bagiye Kenya muri Africa Zone 3 Championship ari babiri bazanye medals Iranezeza na Hassan Murenzi so kandi n'abana bari talented n'abana bazabereka ibintu byiza aho level y'u Rwanda iri kandi dufite abana beza bazi boxing. Ubutumwa mwaha abanyarwanda bagomba ku munsi w'ejo kuza kwitabira Kigali Fight Night gusupportinga abatlete bacu supportinga abana bacu muri football muri basketball muri volleyball tubasupportinga muri boxing kubera boxing ni game nziza cyane. Perezida nagira ngo munakomoze ku bijyanye n'ibihembo by'abakinnyi bazakina ku munsi w'ejo salaire y'aba professional ni between promoters na twebwe nka federation ntabwo ari ibintu tureberaho ariko aba professional boxer baba bafite ama contrat n'aba promoters. Yes. Thank you.